nk'uko bisanzwe iterambere ry'igihugu cyangwa se ry'akarere runaka risaba ko habaho igenamigambi rero bijyana n'ibishushanyo mbonera. Ibishushanyo mbonera nibyo biteganya bikavuga biti ahangaha hazakorerwa iki ngiki, wenda aha ni ubucuruzi, aha ni ubuhinzi, aha ni ugutura. Mu bijyanye n'imyubakire rero tuvuga ko umuntu yakoze amakosa igihe cyose yanyuranyije n'imikoreshereze y'ubutaka. Ashobora kunyuranya nayo afite uruhushya cyangwa se atarufite. Umuntu rero wanyuranyije n'imikoreshereze y'ubutaka abakoze mu buryo bw'imyubakire, abakoze ikosa rijyana n'imyubakire. Ikindi dufatiye aho ngaho nyine, inyubako yose yubatswe idafite uruhushya n'ubwo bwose yaba yubahirije imikoreshereze y'ubutaka, nayo tuyifata nk'aho yakoze amakosa ajyanye n'imyubakire, ntago byemewe. Ikindi nacyo, igikorwa cyose cyo gusana byaba bihindura imiterere y'inyubako cyangwa se bidahindura imiterere y'inyubako, igihe cyose umuntu abikoze nabwo atabifitiye uruhushya cyangwa se atabifitiye uburenganzira, icyo gihe nabwo abakoze amakosa. Ibindi nabyo dufata nk'amakosa ajyanye n'imyubakire ni ibijyanye no guhindura umushinga. Umuntu aje gusaba uruhushya rwo kubaka, hari umushinga azana akawugaragaza. Umushinga niwo ugaragaza ngo azakora ibi n'ibi n'ibi, ugaragaza icyo twakwita nka scope y'ibyo azakora. Ikibazo cyabaye ahangaha, twatangiye kubaka mu by'ukuri twasabye twaganye izo nzego ziduha n'uburenganzira bwo kugira ibyo dukora kuri izi nyubako, ariko hagira ibinyuranyaho bitajyanye n'icyangombwa twahawe. Ni ngombwa yuko baza kudusura, baraduhagarika badusaba gukuraho bimwe mu byari byagiyeho bitagendanye n'uruhushya twasabye. Rero iyo umuntu amaze guhabwa uruhushya akanyuranya n'umushinga wahawe uruhushya, icyo gihe nabwo abakoze ikosa rijyana n'imyubakire. Ikindi dushobora kuvugamo aho ngaho nanone, iyo abantu bari gushyira umushinga wabo mu bikorwa ariko bakabangamira ibindi bikorwa remezo, aha twavuga nko gusatira imbago z'umuhanda cyangwa kubaka mu mbago z'umuhanda, icyo gihe umuntu aba akoze ikosa. Iyo wenda umuntu ahantu ari gushyira umushinga we hafi yaho hari umuyoboro w'amashanyarazi, waba umuyoboro usanzwe woroheje ndetse na ya miyoboro yo hejuru, hari imbago runaka zigomba kubahirizwa. Izo ngizo rero nazo iyo umuntu azisatiriye akazivogera, icyo gihe nabwo abakoze ikosa rijyana n'imyubakire. Aho ngaho wenda twanavuga n'impombo z'amazi, ibikorwa remezo. Mu yandi magambo twavuga ko iyo umuntu akoze igikorwa cy'imyubakire kibangamira ibindi bikorwa remezo, nabwo abakoze ikosa. Bijyana n'amakosa yakozwe mu myubakire biri mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni amakosa asaba ko inyubako, igikorwa cy'ubwubatsi cyakozwe gikurwaho. Urugero, aha iyo umuntu yubatse ku buryo bunyuranya n'imikoreshereze y'ubutaka, muri iki gihe hariho politike y'uko tugomba kubungabunga ubutaka bw'ubuhinzi. Ubutaka bw'ubuhinzi bugomba kubungwabungwa, imikoreshereze y'ubutaka muri rusange ubundi igomba kubahirizwa. Rero nimba umuntu yanyuranyije n'imikoreshereze y'ubutaka, iyo nyubako yubatse cyangwa se icyo kintu yashyizeho ubundi kiba kigomba gukurwaho. Kategori ya kabiri ni ibihano by'imyubakire ariko byo guca amande. Hari amakosa akorwa mu myubakire mu by'ukuri, ugasanga ibihano byayo ni uguca abantu amande. Urugero, nk'umuntu ahantu hagenewe gutura, ikibanza kirakase neza gikora ku muhanda, akagenda akishora akubaka adafite uruhushya. Wahagera ugasanga yubahirije imbago z'umuhanda, imbesi ibyo yakabaye yari kuzahabwa iyo asaba uruhushya yabikoze ariko nta ruhushya agize gute afite. Icyo gihe uwo muntu acibwa amande, ariko ntibirangirira aho ngaho, akajya no gusaba uruhushya. Inama dutanga tugira abantu, icya mbere abantu bakwiye gushishikarira kumenya imikoreshereze y'ubutaka bwabo. Ntunze ubutaka cyangwa se utunze ubutaka, birakwiye ko menya, nsobanukirwa nkavuga ngo ubutaka bwanjye buzakoreshwa iki n'iki. Ibyo ngibyo nibyo bifasha kumenya ngo ninjya gukora umushinga, nzakora umushinga uhura n'icyo
ubutaka bwagenewe kugira gute gukoreshwa. Nimba ari ubuhinzi ndateganya ubuhinzi, nimba ari ubucuruzi icyo gihe imishinga yanjye izaganisha ku bucuruzi, nimba ari ugutura icyo gihe bijyanye n'ibikorwa remezo nzategura umushinga ujyana no gutura. Icya kabiri dusaba abantu, abasaba impushya, ni ukubahiriza imishinga baba baherewe impushya. Twebwe dusaba kubaka twari twasabye kubaka korotire no gusana inzu zari zirimo, kuko inzu zari zirimo zari zishaje, rimwe mu kuzisana rero zimwe ziragwa kubera ko zari zubakishije ibitafari bya rukarakara kandi twa dushaka kubakisha ahiye. Ziguye rero biba ngombwa ko tuzamura imisingi yo kugira ngo yubatswe n'amabuye kugira ngo noneho izo turi buhashyire zibe zikomeye. Ni muri ubwo buryo rero, kubera ko byari uburyo bwo gusana twe ziguye, ntabwo twigize tujya kongera gusanga inzego ngo tuzibwire ko gusana bitagikunze tuzamura izindi nyubako. Biba ngombwa rero ko baza nyine kuduhagarika. Ibyo bivuze iki? Bivuze ngo umushinga umuntu akwiye kuwutekerezaho neza, akawutekerezaho neza, akavuga ati ngiye gusaba uruhushya rwo kubaka, ariko se nzubaka inyubako imeze ite, izaba ingana ite, izaba iteye ite? Ibyo bintu byose akabitekerezaho. Hanyuma na ba bahanga bafasha abantu gusaba impushya akagenda akicarana nawe akamusobanurira, akamubwira ati ndashaka kubaka inyubako imeze gutya, imikoreshereze y'ubutaka ni iyi ngiyi. Mbese hakabaho gutegura umushinga umuntu yawutekerejeho neza, kugira ngo namara no guhabwa uruhushya, igihe cyo kuwushyira mu bikorwa awushyire mu bikorwa nk'uko uruhushya rwatanzwe, yubahirize bya bishushanyo yakoze aje gusaba uruhushya. Ku kijyanye n'icyo ngicyo, turanasaba abafasha abantu gusaba impushya, hakwiye kubaho imikoranire rwose ya hafi na hafi cyane, ndetse kuko abantu bose ntibanganya ubumenyi. Ndavuga kuri aba bafasha gusaba impushya, abo babonye batabyumva neza akaba ashobora kwicara akamufasha gusesengura umushinga kugira ngo umuntu amenye icyo ashaka neza.